Amazina ni Nyirandutiye Beatrice, ntuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Cyuve. Ubumuga bugufi bukabije. Nize umwuga wo kuboha imipira, tirikotije. Ni ukuvuga ngo ntari niga iyi myuga nari mbayeho nabi. Ndi umumama mfite abana batatu, urumva ko bari bakeneye kurya no kunywa kandi papa wabo ntabwo agihari. Binsaba rero ko ari njye nakora nkabagaburira nkabonera icyo kurya n'icyo kunywa. Ntari niga uyu mwuga rero kugira ngo mbabonere icyo kurya n'icyo kunywa byaragoranaga cyane, ariko ubu njya kubona nkabona deregiteri arampamagaye ati mbohera imipira nka 30 cyangwa 50 nkayiboha. Ababyeyi bakaza bati tubohera imipira y'abana bacu nkayiboha, bityo nkabasha kubona icyo mbagaburira. Ngereranyije nikodesha imashini, ntari nabona iyi mashini ninjizaga amafaranga make kuko nakuragamo n'ay'ubukode, ariko ubu ngubu ndaboha amafaranga yose nkayinjiza, nibariye nkasanga iyo naboshye hariho nk'ibiraka nsanga ninjije nk'ibihumbi nka 80, kandi mbere nakoreraga nk'ibihumbi nka 80 ngakuramo ayo gukodesha imashini y'abandi, ugasanga nsigaranye nka 50. Icyo bimfasha nyine ni uko mbasha kubona ibiraka nkakora, nkabasha kugaburira abana, nkabonera icyo kurya n'icyo kunywa. Gusa ntabwo ndya gusa kuko ndanizigama kugira ngo nzarebe ko mu bihe bizaza nzaba mfite wenda nk'imashini 2 cyangwa 3 kandi nkorera n'ahandi hantu hatari ahangaha, ku buryo nzajya mboha nkabohera ibigo ngatanga n'akazi ku bandi bantu hirya no hino. Mu by'ukuri nabonaga nta zindi nzira byacamo kugira ngo mbone iyi mashini, kuko nabonaga nta bushobozi nabona bwo kuyigura. Niyo mpamvu mbashimiye cyane rwose, barakoze. Iyi mashini bampaye mfite icyizere gihagije ko izangeza no ku zindi, nkakora atoriye ibikorwa byanjye bikaguka. Nicyo cyizere mfite. Impamvu yatumye nkora uyu mwuga wo kuboha imipira, nashatse gukora design cyangwa se gukora ibintu bidasanzwe biri mu gihugu cyacu. Ndashaka gukesha imipira ikorwa n'abantu bo hanze cyangwa se abantu bakabikora mu buryo butandukanye n'uko njye mbikora. Mu gihe nkora karurasa kandi abandi usanga bakora imipira ijyanye n'ibigo by'amashuri, uretse ko nanjye ndayikora, ariko njye impamvu yatumye mbikora nashaka gukora nyine ikintu gituma buri muntu wese yisangamo kandi cyiza cyane kurusha ibindi. Icyo bifasha rero muri ubu buzima, ndabona ndi umuntu ufite ubumuga, biramfasha cyane. Byatumye najya gusabiriza, byatumye bindinda kwiheba cyangwa se kwigunga. Iyo ndi mu kazi nyine mbese ibitekerezo byanjye mbihanga ku kazi, ndetse si n'ibyo gusa no mu buzima busanzwe mbasha kwishyura geto mbamo, nkabona icyo kurya nagiye gusabiriza. Ni kimwe muri byo bifasha. Imbogamizi za mbere duhura nazo muri uyu mwuga ni ukubona umuntu akugira icyizere gusa ngira ngo abantu benshi bazi ko umuntu afite ubumuga, bazi ko nta kintu cyiza yakora kimeze neza, ariko ko natekereza ku bantu bamaze kutumenyera hari ibyo twagiye dukora kandi bagenda babikunda. Imbogamizi no kuba abantu batatugira icyizere, ariko twebwe njya guhitamo no mwuga nawe hisemo kumva nifitiye icyizere
abantu bashobora kutakingira ariko njye ku giti cyanjye nifite icyizere, niyo mpamvu nese no kuba umwuga kuko numvaga nyine ko ari aho uzangura naho uzangeza. Mbere yuko njya kwiga umwuga muri Uwezo, ubuzima nari mbayemo ntabwo bwari bwiza cyane. Urumva umuntu utagira akazi, udafite umwuga wo gukora, nta kindi, noneho afite n'ubumuga nta bundi buryo agomba kuresa uburyo gusaniriza. Ariko aho namaze kwigira uyu mwuga muri Uwezo, nkabona ibikoresho ndimo gukora byibuze biramfasha. Simbwira umuntu ngo nabuze kwishyura geto, simbwira umuntu ngo ndashonje ngo mufasha ngo ngiye kugura mbona ibyo kurya. Biramfasha cyane, rigari riramfasha cyane. Uyu muntu amamagaye kandi ati ndi hano ku isoko, gerageza uze tuvugane, ndagenda. Umuntu akansumikira akangezayo tukavugana, noneho niba ari igiciro cy'umupira kandi ati ndaba nguhaye angaya anizaguhereza nyuma umupira wamaze kunzanira. Umva rero bifasha nyine, bituma nihutisha serivisi. Mbere byari bigoranye cyane kuko urumva igare nari mfite ryari ryarapfuye, byabaga bigoye cyane no kubona umuntu ntwara kuri ibyo byari ikibazo. Ikindi nubwo byakunjwaga, ariko kano urakunje rwose, imodoka ye yose nayigendamo nta kibazo. Kuva Uwezo yambaye ino gare byaramfashije cyane kubera ko mbere ibyo nari mfite sinashobora kujya muri bisi, nta modoka n'imwe nabaga nemerewe kugendamo. Ariko kuva nabona ino gare byatumye bifasha cyane kuko mbasha kujya kwirangura, nkigera kuri tere, nkamenya igiciro nuko kimeze ku isoko. Biramfasha cyane. Mbere rero ntabwo byakundaga bitewe nuko nta gare nari mfite nyine ngenderamo. Hari igihe najyaga muri gare bakameza muri gare, cyangwa se banantwara bakanyishyuza amafaranga akubye ay'abandi bagenderaho bitewe n'iryo gare. Ubu rero kuva Uwezo yambaye ino gare rwose bifasha kwihutisha serivisi kuko mbasha kwigira kuri tere nkamenya nuko ku isoko bihagaze. Intego mfite nuko ishaka gushinga kampani, azakora kampani ikora iyi mipira ijyanye na Kayurasa ya Made in Rwanda.